ese twadukora inkuru singa buri munsi nje iwanyu kukureba ntidutuma wemera ko wamfashe amateka okame okame kame 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 agakisi kawe mama. Hari uburyo bubiri bwo kugenda. Hari uburyo ugenda hano ku isi aho uri ukamera nk'upfuye, ariko bihuze nuko wowe wagiye. nyine hari ukuntu ugenda ukaba nk'upfuye hano ku isi, ukaba umeze nk'umurambo, roho yawe ikagenda, body akaba ari isigara hano, ku buryo umuntu ashobora kukubona akabona uri umuntu uryamye bisanzwe. Ubwo n'abagiye bose nuko bagiye. Ndakubwira, ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri rero, hari ukugenda wese nyine, ntabwo wahuye na hano ku isi haba ari ahantu utamenya ngo ni ahantu hameze hati. Njyewe ngenda ndibuka nageze ahantu hameze nko mu butayu rwagati. Mu butayu niho nabonye inzira, nuko numva ijwi rimbwira ngo injira. Ndinjira. Bivuga mu kihe kirimi? Kuko wowe uri umunyarwanda. Ryavugaga mu ruhe rurimi? Nabyumvaga mu rurimi rw'iwacu. Reka gusuza ukurikiye Rise Up Media TV aho rero hose hagiye hatandukanye. Nizera ko umeze neza cyane, twebwe tumeze neza cyane, turashima Uwiteka, ibintu ni amahoro cyane. Abantu bari hanze y'u Rwanda muri diaspora, abantu bari muri Canada turabakunda cyane, mutwereka ko tuba turi kumwe umunsi ku munsi. Abantu bari muri Australia ndababona byatari, abantu bari USA ndababona neza cyane kabisa. Tubana umunsi ku munsi, mukomeze mubane natwe turabakunda cyane. Hari abavandimwe bari muri Zambia, namwe njya mbabona kabisa mudukurikira umunsi ku munsi. Imana ibaho umugisha cyane. Yes, njye nitwa Jado Operating nk'ibisanzwe. Wowe utarakora subscribe ukanda ku ijambo riri mu ibara ritukura hasi ino video, uraribona rwose uri gukurikirana na kino kiganiro. Uretiye tubana umunsi ku munsi. Kuri kamera zacu rero uri kuhabona umusore umeze neza cyane, yambaye neza pe. Bro wambaye neza ku mukara, ku mweru, ibintu ari fresh sana kabisa. Yes, uyu mugabo turi kumwe rero kuri kamera zacu, uyu mugabo azwiho ibintu byinshi cyane, ariko agiye mubona ku macano agiye atandukanye, atanga ubuhamya bugiye butandukanye bw'inzira yagiye acamo. Umugabo uko umureba gutya buriya yanabonye kuzimu ukuntu hasa, ubonye y'abakobwa beza pe. Bro, amakuru? Ni meza cyane. Meze neza? Yeah. Turi kumwe nande muri aka kanya? Turi kumwe na Fredo, aka Nyiribibanza, Original Man. Original Man. Yeah. Man, namenye makuru ko wabaye n'umuhanzi ba. Yeah, muziki ndawukora. Urawukora? Usigaye ukora muri iyi minsi? Ndawukora. Nsigaye nkora umuziki. Man, ngashyiraho akantu noneho nyemeze noneho ko umuziki usigaye urimo byatari. Kuko muri iyi minsi ari kuvuka abahanzi benshi byatari, kuko stories zaba abantu benshi barazizi ariko harimo n'abatazizi. Ariko mbere yuko tuzijyamo tunajya mu bikorwa byawe uri gukora muri iyi minsi, ubanza dushyireho akantu. Man. Amakuru ko wanashyize umuzigo hanze. Amakuru yose reka mbanyafite. Yeah, amakuru yose birumvikana ubu yafite, ariko hari indirimbo ndi gukora muri iyi minsi. Indirimbo bayita Kampe. Audio yayo ubu ngubu iri hanze, ariko video yayo ndacyari kuyitegura, ko nshaka kugira ngo nzakore video imeze neza cyane. Ndacyari kuyitegura, ntabwo napfa guhita nyikora nonaha. Ubwivuze Kampe nta gashyi? Yeah, I was talking about the kiss. Yeah, navuga kabizu. Niko kantu wari urarikiye byatari? Ntago ariko nari ndarikiye cyane, ahubwo nuko nyine twari ukuntu uri kumwe n'umuntu ukabwira ni Kampe. Ikibona ari iki n'icyo kimubona ukavuga ati. Buriya muri iyo ndirimbo harimo akantu nkunda kavuga ngo ese twadukora inkuru singa buri munsi nje iwanyu kukureba ntidutuma wemera ko wamfashe amateka okame okame kame
kame kame agakisi kawe mama makawe. Yeah, something like that. Yeah. bari kujya bakaguha abakobwa Yeah. Oh yeah. Nako. kubera iki kubera ko nyine kuba nayikora ntago ndajya aho abantu benshi bari. kubera ko hari igihe abahanzi tuvuga ati mani uyu muzigo noneho nutamba icyana cya danje nawe rero uyu muzigo si ntako Oya, ibyo ntabwo ari byo mba nshigiye iyo nkora umuziki. Ntabwo ari byo mba nshaka. Okay. Right, yes, nk'uko wabyumvise rero turi kumwe na Fredo. Uyu nguyu ni umuhanzi uririmba indirimbo zitandukanye n'indirimbo zihimbaza Imana nazo ajya azigerageza cyane. Yes, turi kumwe rero wamubonye niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Muri aka kanya niwe tugiye kuganira byinshi bigiye bitandukanye mu buzima bwe bwa buri munsi, umuziki akora na byinshi yagiye acamo byose turagenda tubinyuramo gake gake. Yes. Fredo rero mu minsi yashize uri umwe mu bantu bagiye bavugwaho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Wanagiye ikuzimu. Mwana nyuma yo kuva ikuzimu cyangwa se nyuma yo kubona ibibera hirya uranagenda ubiduciraho ku mayange. Ubuzima buhagaze gute muri iyi minsi? Birumvikana abantu barabivuze cyane, ariko buriya bisa n'ukuri. Bisa n'ukuri tu. Nyuma yaho bimeze bite? Ubuzima bumeze gute? Nyuma yaho ubuzima bumeze neza, nta kibazo, ndi umuntu nk'abandi, ndakora nk'abandi, nta kidasanzwe kimbaho nka mbere. Hari umuntu noneho ushobora kumva turi kubivuga gutya akibaza se ubundi byari bimeze bite? Ubundi tunyuriremo muri makeya, ubundi kujya ikuzimu byagenze bite kugira ngo tubicemo gake dukomeza n'ibindi bituri buganireho gake gake. Okay, kuba wenda ibyo byaravuzwe, byo ni inkuru yakunze kunyura ku mbuga nyinshi, abanyamakuru benshi barambaza, itangazamakuru ntiwareba, ariko icyabaye nyine ni ibintu nanjye ubwanjye ntazi uko byagenze tu. Nisanzeyo ntabizi, ariko nyine nyuma ibintu byaje kurangira neza, buno nta kibazo mfite. Byagenze bite se kugira ngo ugere hariya hantu? Kuko buriya hari abantu baba batanumva ko hari ahantu habaho, bakavuga ati abantu baba ari abatekamutwe. Umuntu yakurebye gutya arabona uracyari umusore mutoya, akibaza se we byagenze bite? Ese byanyuze mu zihe nzira? Abantu baribaza se umuntu ubundi agiye kuzima aciye hehe? Wowe muri makeya byanyuze mu zihe nzira kugira ngo wisange? Okay, kujya hariya kwanjye ni ubuhanuzi bwansoreyeho. Nakoreraga Imana, ndi umuhanuzi, ndi umuvugabutumwa, nkora n'indi mirimo mu itorero. Ntago nari nzi ko nyine biriya bishoboka, ariko Uwiteka Imana yaje kumbwira ngo ugiye kunyura mu ishuri rizakugeza ahandi hantu hatari hano kuri iyi si. Kwaga iryo shuri rero numvaga ridashoboka, ariko nyuma yaho byaje kurangira mpageze mu buryo nanjye ubwanjye ntazi, kandi nsanga koko ibintu mbirimo cyane, ko hari n'inshuti zanjye nyinshi twagiye tubana, zibona nkunda kurya inyama mbisi, nkunda kugendana amatunda mu mufuka ku rwego rwo kugira ngo tayimu nagira icyo bita taki y'amaraso, mbe narya igitunda tu, mfa kubona igitukura. Byarabaye uri mu buzima busanzwe? Byarabaye ndi mu buzima busanzwe hano ku isi ngenda. None se ko wabiryaga nyine tu wumva bifitiye inyota byataye? Numvaga mbikeneye cyane ku buryo iyo ntabashaga kukibona cyangwa se ngo mbone inyama mbisi, numvaga amajwi muri njye azamuka yiritira nk'ay'inyamaswa. Ariko ibyo ngibyo iyo byajyaga kubaho najyaga kure y'aho abantu bareba, kuko ndibuka hari umuntu umwe twabanaga i Kigali yaje kunsanga muri iyo ntuza, kuva icyo gihe ntabwo twongeye kuvugana. Ntabwo twongeye kuvugana, nyine yahise abona ko ndi ikindi kintu, ariko ubu ngubu nta kibazo, abantu nibarekeraho. None se ubwo kujya ikuzimu si uko nguko umuntu ajyayo mu ntekerezo? Hari ubwo aba yagiyeyo mu buryo bugaragara, nyine kuvuga ngo nk'uko tuvuga ati umuntu afashe indege agiye ahantu, cyangwa afashe imodoka aragiye ahantu,
ubundi ubwo buryo umuntu ajyayo nk'uko nyine umuntu avuga ati narindi mwiyerekwa, kuko hari abantu benshi bakubwira ngo yarari mwiyerekwa cyane cyane nk'abantu basenga, ariko mu buryo yarari mwiyerekwa yari ahari ku isi n'ubundi ahari, mu buryo buri fizikali ahari. ubundi kujya ikuzimu bwo si ubwo buryo umuntu ajyayo mu ntekerezo, hari ubwo fizikali aba yagiye. oya ntago ari gutyo umuntu ajyayo mu ntekerezo gusa. Hari uburyo bubiri bwo kugenda. Hari uburyo ugenda hano ku isi aho uri ukamera nk'upfuye, ariko bihuze n'uko wowe wagiye. nyine hari ukuntu ugenda ukaba nk'upfuye hano ku isi, ukaba umeze nk'umurambo, roho yawe ikagenda, body akaba ari isigara hano, ku buryo umuntu ashobora kukubona akabona uri umuntu uryamye bisanzwe. ubwo n'abagiye bose nuko bagiye? Ndakubwira, ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri rero hari ukugenda wese nyine, nkuko umuntu ashobora kuba nimvuye hano ngiye wenda muri Kenya, okay, ukava hano nyine ukagenda bino aha bakabona batakikubona. Hari uburyo bundi bagendamo bumeze buryo. Hari n'uburyo umuntu agendamo roho ye gusa akaba ari ijya gukora amafuti. Ariko iyo umuntu yagiye mu buryo bwa roho gusa ariyo batwaye, ikikubayeho uriyo, igihe ubyukiye uracyumva ko cyakubayeho. Niba nk'ukubise urushyi urabyuka nyine wumva wakubiswe tu. Aho biba bitaniye n'uko wakabaye uriyo gusa, nuko kondisiyo bagutwaramo nizo ziba zitandukanye. noneho wowe wagiyeyo gute? wagiyeyo mu buryo bw'ubwo buryo nyine bugaragara? oya, n'umubiri wawe wose ukagenda? njyewe ntago, uretse ijoro rimwe wenda nagiye n'umubiri ukagenda, kuko ndibuka hari ahantu narindi, ibyabaye hagati y'amasaha y'aho narindi no kugeza bukeye ntago mbizi. Nagiye kwisanga nisanga ahantu runaka ariho ndi, kandi nari nzi neza ko atariho narindi mu ijoro. yari inshuro ya mbere? yari inshuro ya mbere. Ubundi bwakurikiye rero nagiye ngenda muri bwa buryo wenda mu masaha yo kuvuga ngo wenda kuko nabaga ndahantu nkumva umutwe utangiye kundya, kumva isereri iraje, kumva ncitse intege, kumva ntangiye kumva amajwi atandukanye muri njye, kumva mbaye nk'umuntu ugiye kwiruka, nkahita ngenda nkaryama. Namara kuryama rero ubwo nabaga nk'usinziriye, ubundi urugendo nkarukomereza ahandi hantu. ni ukuvuga ngo noneho ku muntu ugishidikanya yibaza ngo kujya ikuzimu ntibibaho, wowe ukuri wamuha ni ukuye nk'umuntu ufite gihamya, wowe byabayeho mu buryo bwose bugiye butandukanye ukisangayo. ubundi kujya ikuzimu ni gute nyine kugira ngo umuntu agereyo yisange, yasanga ari no mu bikorwa? kuko abana benshi bagiye batanga ubuhamya bavuga bati twebwe twarakijijwe kubera ko twagiye n'ikuzimu, benshi urugendo bakurikira, nawe ubwawe baragukurikiye mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. ukuri ni ukuhe? Ukuri ntago navuga ngo bajyayo batya, kuko naba ndi koreka intore z'Imana ngo nazo zijyeyo, ahubwo ikizima ni uko bakwiye gusenga cyane, kuko Satani arakora. Ikindi kandi uko kuzimu bavuga kubaho, nk'uko ijuru ririho n'ukuzimu kuriho, nk'uko isi iriho n'ijuru iriho. Icyo bakwiye kumenya ni uko bakwiye gusengana umwete, kuko burya igihe cyose Satani yashakira yakwataka kandi yagufata. Burya ndi umugabo umwe wo guhamya ko ikiremwa muntu hatabayeho imbaraga z'Imana, nta mbaraga dufite zo guhangana na Satani. Ntazo twebwe dufite, nk'abantu ntazo, habe namba rwose. noneho gerageza uduhe ishusho noneho y'ikuzimu, ukuntu wahabonye ugereranyije n'ubuzima buri ku isi. Kuzimu abo wigeze ubonayo wenda wari usanzwe uzi bapfuye, cyangwa se hari n'abasanzwe bari mu buzima bwo ku isi wabonyeyo bihagaze bite? Ni ukuvuga ngo ikuzimu ntago wahuye na hano ku isi tu, ntago wahuye na hano ku isi. Aba ari ahantu utamenya ngo ni ahantu hameze hati. Njyewe ngenda ndibuka nageze ahantu hameze nko mu butayu rwagati. Mu butayu niho nabonye inzira, nuko numva ijwi rimbwira ngo injira. Ndinjira. Bivuga mu kihe kirimi? kuko wowe uri umunyarwanda. Ryavugaga mu ruhe rurimi? Nabyumvaga mu rurimi rw'iwacu. Bikubwira ati injira. Ry'umugabo ry'umugore? Ry'umugabo.
riteye ubwoba se cyangwa ari ijwi risanzwe uvuga ati injira? numvaga ari ijwi risanzwe rimbwira ngo injira. Wagiye muri bwa buryo Bwa buryo bwa mbere aho ni kuri day one, ku munsi wa mbere nyine. Njye numvise ijwi rimbwira ngo injira. Byo ko nari ahantu ntazi ndinjira, urumva? Nkimara kugeramo rero nasanze ahantu haba abantu basa imyeru bagenda bakambakamba, bamwe bakuruza inda, abandi barira, imiriro yaka, mbese ari ibintu bidasobanutse neza. Nuko ubwo rero byaje kurangira nsanze aho hantu hari icyicaro cyanjye cyari cyateguwe. yego Ubwo barambwira ni injira wicare hariya. Nagiye ndicara, hari ibyo bampaye nashatse kuvuga. kubera iki? Kubera ko si ngombwa cyane. Fred, tubwiriza ukuri. Oya, njyewe narahiriye ko nzapfa mvugisha ukuri. ariko ukuri kose siko kuvugwa. Hari ibyo bampaye, ndangije biza kuba ngombwa ko aho hantu nza kuhaba. Gusa nahabonye abantu basanzwe babaho kuri iyi si. Urumva wenda hari abapasitoro nabonye bariyo dusanzwe tuzi hano mu Rwanda se. Njye nabonye baharara abapasitoro bambaye igipasitoro ariko baboshye. Ariko amasura utayazi. Baboshye. Ariko hari undi muntu umwe njyewe nzi neza, na hano muri uyu mujyi duhura day by day, njye nasanze. Hano mu karere ka Rubavu noneho direct. Hano mu rugo hano iwacu. Wirirwa abwiriza abantu, abahanurira, ababwira ubutumwa bwiza, kandi roho ye cyangwa se umubiri we wibereye ikuzimu. Oya, ntago ahanura, ntanabwiriza. Ariko nawe akora umurimo w'Imana. Ariko ikigaragara cyo ari gukora umurimo wa Satani nk'uko wabyiboneye. Of course yes, kuko njye nagerageje no gukurikirana ibyo akora. Mbona intore z'Imana mufite ibibazo, cyakoze musenge pe. Oya ntawe mvuze. Nzamuvumba. Wamutubwiye intore z'Imana ze kuyoba. Oya, nta gahunda mfite yo kumuvuga kuko impamvu ariyo ntago nyizi. Basabarizwa muri hetore. Oya, naryo ntago ndivuze. Naryo ntago ndivuze, ndigize ibanga. Ariko kuri iyi si barahari benshi bagenda. N'ubu nawe nubwo untunze mikoro wasanga nawe ari uko. Nanjye ndi. Wasanga uri ku kazi. Wasanga uri ku mission. Wasanga nawe uri ku mission nkaba ntabizi. Ukuvuga ngo abakristo benshi hano mu karere ka Rubavu bari mu buyobe batabizi bitewe n'umushumba bayobe. Bamwe na bamwe. Ahubwo ikibazo ni ese ko bose bahanura bakanabwiriza bikemera, twebwe ubwacu nk'abantu icyo kintu njya nkunda kugisengera. Ko njyewe iyo nsaba Imana mba nzi ibyo nyisaba, mba nzi n'ibyo nkeneye kugira ngo Imana impe. Njye nkunda gusenga mbwira Imana ati none Mana, ko nshimye ko wanyeretse side y'urumuri ukanyereka n'iy'umwijima. Wenda njyewe nshobora gusenga nkamenya ngo ndagusaba iki, ariko abantu bose siko babibonye, sibyo? Nubwo byateye abantu bamwe ubwoba bakavuga ko batazongera kunyegera no kumvugisha, ariko njye ntacyo bintwaye. Imana iramutse inshyize blacklist nababara pe cyane bikomeye. Ariko umuntu kuvuga ngo Fred kubera ko afite yiriya historical background ntago nzongera kumuvugisha, njye ntacyo bintwaye. Nzakumya ndi Fred n'Imana yitwa Imana, sibyo? Ikintu njye nsabira abantu gusa ni ukugira ngo Imana yo mu ijuru, abantu rwose n'Imana ibyumve. Twebwe abantu ntago tuzi ngo uri mukuri n'uri mu binyoma n'indi, ko twese ntago ariko twahawe amaso y'Umwuka Wera. Imana ijya ituyobora, sibyo? Imana ijya ituyobora, kandi ikindi nituyoba kubera ko tutazi utuyobeje, ntikabiturenganyirize, sibyo?
benshi tuyoba tutazi abatuyobeje. Hari igihe twibwira ngo turi mu nzira nzima, sibyo? Kandi rwose iyo nzira wapi? Imana ntabwo iyibona neza, si nayo. Rero ubwo tutazi buriya twebwe imbere y'Imana turi nk'abana b'impinja. Ntabwo tuzi guhitamo icyiza n'ikibi. Ubwo rero tutabizi ubwo bushobozi tutabufite. Imana iki tubabarire. Nanjye mbabarire kuko nicaranye nawe kandi sinzi uwagutumye. Wenda uri no kunyobya simbizi. ubu nanjye ntabwo nyizeye. Ubwo nakwizera umuntu. Mugani wa mugabo. Oya. Ntabwo muvuze. Umuntu. None se Fredo, kubera iki wowe nk'umuntu waciye muri izo nzira zo kugera ikuzimu ubasha gusobanukirwa ibyo byose umaze kutubwira, inzira nziza n'inzira mbi, kuki wowe utagarutse nk'umuvugabutumwa? Umuntu yari kukureba uburyo wambaye, ufite amatatuwaje, umusore nyine n'ubundi wifunga nk'umusore nyine nk'abandi bose. Birugi. Icyangwe cyubahwa. Ako kantu ujya ugashyiraho. Icyangwe cyubahwa. Kuki wowe utagarutse mu ishusho yo kuvuga ubutumwa? Urumva nawe ujye mu nsengero zigiye zitandukanye utanga ubuhamya. Hari abapasiteri benshi tugenda tubona bagaragaza inzira bagiye bacamo batanga ubuhamya butandukanye. Henshi nyine ubona ko byanabahinduriye ubuzima, banameze neza. Ubona ba Pastor Theogene bagaragaza ubuzima baciyemo mu muhanda iki. Kuri ubu ngubu Imana yabakoreye ibikomeye. Wowe kuri ubu ngubu wagarutse mu buzima busanzwe, uri kwikorera n'umuziki usanzwe, watangiye uduha kapera ku ndirimbo Kave. Urumva wigarukiye n'ubundi nk'umujene usanzwe, n'ubundi uri gukora ibyo ukunda. Kuki utagarutse mu nzira zo kuvuga ubutumwa? Oya, ntago ari kuvuga ngo ubundi nagarutse mvuga ubutumwa, kuko n'indirimbo zirahari. Bagiye ku macanozi yanjye babisangaho. Kuri cano yanjye biriho. Buriya mfite cano nkunda gushyiraho utuntu. Wahereye uririmba indirimbo z'imbaza Imana. Ukiri mu mavuta ikivayo. Buriya kuri Bahati Freddy official, iyo cano bashobora gusangaho indirimbo zanjye zihimbaza Imana z'amagospe. Ko hari nk'indirimbo mfite nta nubwo iramara n'ukwezi hanze. Ni indirimbo ivuga ngo ntacyo warebyeho byose ubintera ubuntu, byose ubintera ubuntu. Iyo ndirimbo bita ntacyo warebyeho, ni indirimbo, ni gospel. Nayikoze nyine nshaka kubwira abantu ko Uwiteka Imana yagiye kutugirira neza, ntacyo arebaho. Ni gospel, inayo irahari. Ariko nyine impamvu navuye muri gospel nkakora sekira, ni bwa buzima bwa buri munsi nyine utudeviya, ugasanga wenda ahari kuva amaronko niho umuntu yerekeje umutima, wenda n'ibikorwa bye by'inyuma bigaragara, ariko still ndacyari umuntu w'Imana. Nubwo nahindutse original man, ariko ndacyari umuntu w'Imana, ndacyakunda Imana, ndayubaha. Ko burya ngo kubaha biruta ibitambo. Burya ibitambo ni ukugusenga twirwa dusenga, ariko kubaha Imana ni indani mu mutima, ikora zone. Ni imbere mu mutima niho umuntu yubahira Imana burya. No mu bikorwa bye. Ni ukuvuga ngo rero njyewe ntago sekira kuba nyikora byantera kuvuga ngo Imana ntihari cyangwa se ntikora. Imana irakora kandi cyane ko abantu hari n'andi magambo bazamuye nyuma yo kumva nakoze sekira, ariko ayo magambo ntabwo nshatse kuyavuga. Imana inabababariye ko batazi ibyo bavuze, ariko njyewe nta kibazo mfitanye n'Imana, ndayemera kandi ndanayubaha. Nakangurira n'umuntu wese kubaha Imana no kuyemera, kubera ko njyewe niba nkora sekira mu buryo bw'uko ari akazi, sibyo, ntago bikuraho ko ndi umuntu w'Imana. None sinahinduye kuba ndi ikiremwa Imana yaremye, mbi ikiremwa cya Satani kubera ko nakoze gospel, cyangwa ndacyari ikiremwa cy'Imana? Niba ndi ikiremwa cy'Imana rero ndi n'umuntu wayo kuko nsa nayo. Burya n'undeba ubona Imana. Asikizere mu gikora ariko gusa n'Imana. Bwira mugenzi wawe ngo arasa n'Imana.
urasa n'Imana. ndasa nayo murakoze. Yes, nuko bimeze cyane. Turacyari kumwe na Fredo, turaganira byinshi cyane bigiye bitandukanye. Uramwumvishe ko akubwira ati rwose igihe bikuzimu nagezeyo nabonye ubuzima buriyo, ngenda mbonayo n'abapasiteri benshi bari gukora umurimo w'Imana hano ku isi kandi bazirikiye ikuzimu, ariko yanze kubatubwira, yanze gukomozaho amazina ngo tubamenye, be gukomeza kutuyobya, ariko nta kundi nyine Imana iba ifite intore zayo, siko bimeze pe. Imana ifite intore zayo. None kuko nkatwe kuba twemeye kuganira nawe Rise Up, nyine twe tuba twifuza ko abantu tuganire nabo, nkawe urumva ufite impano yo kuririmba, twifuza ko impano ufite nyine hari aho yava ikagera ku rundi rwego, n'abakunzi ba Rise Up Media nyine nabo barabishyigikira cyane imbere cyane. we n'iki wumva noneho muri aka kanya, abadukurikiye muri aka kanya bagufasha mu buhanzi bwawe burimo n'iryo vugubutumwa ryawe, bagufasha iki mu buzima? Mu buzima busanzwe abantu burya abantu nibo muntu, kandi umuntu niwe bantu, burya nta mugabo umwe nta n'umutwe umwe. Burya iyo umuntu agiye agakora subscribe nko kuri channel y'umuntu w'umuhanzi, urugero nka channel yanjye imbere cyane, undi muntu akagenda akalayikinga cyangwa se agatera comment akamfasha no gukora amashares, uko nguko aba ari inkungi ikomeye cyane abampaye burya. Musabira umugisha buryo yongeye kuryama, cyangwa sha nawe ushaka idolari ry'abadiaspora. none se ugira ngo turaziranye, benshi barahari tuziranye, ariko wagira ushyira agatoki hejuru ambwire ngo namwatse n'idolari rimwe, antera ibuye. Mbivuze no mu rurimi bumva cyane, kuko abenshi bavukiyeyo ntabwo bazi ikinyarwanda. Ariko ndabizi ba nyina barabasobanurira. Abo tuziranye baziranye n'ababyeyi babo cyane, ko nanjye tuziranye. Barabasobanurira babwira ni dore mushuti wanyu yavuze ngo nta dolari yari yabaka. Nibyo koko, mu ntera ibuye. Muri comment kuri Rise Up Media mutere comment muvuga ati uyu mutipe yabeshye ngiye yanyatse amafaranga. Ayo uravugana kwatse nzayagusubiza. Usigeho na nimero ya konti. None se wenda tugaruke n'ubundi kuri story zawe n'ubundi zose ugenda tuganiraho kugira ngo zifashe benshi cyane, zigira icyo zibamarira, kuko urumva wowe niba utubwira ngo wagiye ikuzimu, ni bwa buzima n'ubundi ugihura nabwo, uracyahura n'ingaruka zabyo n'ubundi. Wagiye utubwira ko harimo abantu bagenda bakwishisha kandi none kugeza izo ntambaro kuzirwana gute? Niba hari abantu bakikwishisha, izo ntambaro zirwana gute? Intambara se? Kuko hari abantu bakikwishisha ko bavuga ati buriya nta kijyayo bigaze bite? Njyewe ikintu kintera kwizera neza ko izo ntambara ntacyo zantwara, ni ukwiteka Imana. Burya kujyayo kwanjye si uko nari nifashe nabi, cyangwa ndi mu mico mibi, cyangwa mu ngeso mbi akaba arizo zangejejeyo, cyangwa hakaba hari icyo nari ngiye guhigayo. Nagiyeyo mu bushake bw'Imana. Iyo Mana rero yatumye ngerayo, nabo ngabo bavuga izabacecekesha. Ubwo nta gakobwa mwahuye ubona ni ke? Nose ngereka nkubaza, iyacecekesheje umuraba no muri ya nyanja izananirwa gucecekesha abantu ko? Ubu si yakinguye igitare Yesu akazuka, izananirwa kunkorera ibyo nshaka? Yakuye Daniyeli mu rwobo rw'intare. Imana yubahwe cyakoze, uriya mugabo ndanamwubaha, ndamutinya. Agakobwa se, agakobwa man, dosiye z'abakobwa ntago njya nzumva neza, kuko burya abakobwa se nkayibaze noneho umuntu, kuko hari ahantu tugenda tumenya mu Rwanda ngo hari ahantu ngo abakobwa, umukobwa ngo ageza mu muhanda ngo akitambika imodoka ngo ikaba ngikoza accident. Ubwo wowe ntiwahuye n'umukobwa mwiza ukamukurikira ugasanga nawe ese mu kiganiro wumvishe ko nari intwaye? cyangwa ari bya yindi byanyu by'abanyamakuru sha? Ariko bishobora kuba mwarahuriye ahantu. Umukobwa se? Ndi no kuza hano hari uwo twahuye. Wabonye isomo? Maze n'uwanzaniye
aka gafanta ndi gusoma nawe yari umukobwa mwemeze ko abakobwa duhura buri munsi. kuki noneho imyuka mibi myinshi bayisunikira ku bakobwa cyangwa se igitsina gore? Kubera ko burya abakobwa uko Satani yashutse Eva? oya, ahubwo abakobwa ni uko burya ngo umugabo arakomeye cyane kuba wamuyobya, kandi burya intege nke z'abantu b'abagabo burya iteka zihora ari ibintu bitatu bidahinduka. Niba ni urugero ngewe Fredo nawe wa Pride tutanywa inzoga, dushobora kuba dukunda abagore cyangwa dukunda amafaranga, sibyo? Niyo mpamvu wumva ngo umuntu umwe yagiye ikuzimu, bamutega igikapu cy'amafaranga ahura nacyo, aragitoragura, agitwaye iwe, Satani aramwinjirana, ahita amutwara ubwo. Hari abo bijya bigenda bityo. Hari n'abasinda bagahinduka nk'amadayimoni bagakora ibikorwa bidakorwa. Ni ukuvuga ngo abo ngabo Satani nawe bategera mu ntege nke zabo. Hari n'abakunda abagore rero, sibyo? Hari n'uko ushobora guhura n'umukobwa, niba Satani izi neza ko ushobora guhura n'umukobwa ugakebuka, ni ukuvuga ngo azagutega inkumi tu. Ako ngiye muri ibyo byose ko hari bitatu nta na kimwe kirimo. Ngewe ntacyo. Abantu irari n'irindi ry'abantu bizi ukuri kabisa. Ninde ukubwiye ko mfite irari se? Ariko kunda amaso ukambonamo irari. Umuvandimwe duheretse kuganira yitwa Antoine ni Bishop. Ahubwo nzaguhuza nawe muganire kabisa. Nta kibazo. Kumenya niba bino bintu byo kugikuzima ajya byemera gusa. Nta kibazo rwose. Kuko we yatubwiye ko ibintu byose tubikoreshwa n'irari. N'aka kantu uri kunywa n'irari. Ariko byo nibyo, naciye mu muhanda rwose numva icyaka ni hatari, fata agafanta. Byo birumvikana. Ndetse tuvugishije ukuri, wabonye ubuzima bw'ikuzimu. Ubona ikuzimu uburyo babayeho. Ujya wumva n'abantu benshi bavuga hano ku isi bavuga bati amafaranga bayakuye ikuzimu bitewe na story zigenda zivugwa ku bakire benshi bagiye batandukanye. Aka kanya wowe ukurikije n'ibyo wabonye, niki cyagukurira gusubirayo nawe uvuga ati njye kukizana? Uzi se, Umuyisirayeli amaze kwambuka inyanja itukura, yageze hakurya aravuga ngo muri Egiputa sinzasubirayo n'abariyo mandu bakureye. Nanjye rero ni iryo mvuze. Ntabwo basubirayo. Ewa. Cyangwa barakubiswe bikomeye. Oya. Wenda wasanga. Uwo mugongo nta nkovu zirimo. Kuko umurimo nakoraga ntago ari uw'ikuzimu, nakoraga umurimo w'Imana. Urumva rero ntago nari kugerayo ngo banyakire nk'umuntu wabo. Misiyo baguhaye noneho ni iyihe yo kuko we wakoraga umurimo w'Imana? Misiyo baguhaye yo kugaruka ku isi gukora ni iyihe? Ariko ibyo byararangiye. Byararangiye igihe nagombaga kumara ndiyo, kuko ndabizi igihe nari ikinyemeza neza ko navuyeyo neza burundu. Nuko ijambo Imana cyangwa Yesu Kristo nshobora kubyatura. Kandi mbere ntiwabyatura. Nkiriyo ntago nashoboraga kubyatura. Habe namba. Iyo numvaga ubivuze numvaga meze nkaho ndimo gushya ahantu ndi. Nkabira ibyuya utankoze. Sinacaga ku rusengero. Hano tugana ku musozo ikiganiro cyacu twaganira byinshi, ubundi wavuyeyo gute? Navuyeyo ku bufasha bw'abantu bansengeye. Ikindi kandi burya Imana ibonye ko igihe kigeze ko ibintu birangira irabirangiza. Burya Imana yiguhaye icyo ukora iguha n'igihe uzagikoramo. Kandi Uwiteka Imana arakomeye gusumbya uko ubitekereza. Burya nubwo abenshi duhura n'ibigeragezo tukumva ko wenda tugeze ahantu bikomeye, ariko burya Imana ngo ntabwo ijya iguhambirira umutwaro udashoboye kwikorera. Ibizirige rero wa mutwaro yaguhambiriye uzawikoreramo. Kuko ngo niba yavuze ati ngiye Fredo nzamara amezi 2 ndi umusabirizi ku muhanda, ariko nyuma y'amezi 2 nzabona ukuboko kw'Imana, nuko bigomba kugenda. Nasenga ibuye rigahinduka umunyu, n'ubundi y'amezi 2 atarashira, ntago nzava hahandi Imana yavuze. Rero niyo mpamvu nabwira abantu bari mu kigeragezo ko bakwiye kwihangana. Wenda igihe Imana yavuze kuzamara muri cya kigeragezo, igihe Imana yavuze ko uzazengurukira wa musozi, ntago kiragira nshuti yanjye, ntago kirarangira.
komeza wihangane, ibintu bizamera neza nyuma y'icyo kigeragezo. Rero bavuga ngo ikigeragezo ni agasabuni k'umugenzi ujya mu ijuru. Nyabuneka Imana iri kugira ngo umese uzagere imbere yayo, iyo kanzu yera wambaye nk'intore yayo itarimo ikizinga na kimwe. Rero nanjye igihe kigeze ko mva hariya hantu koko narahavuye, kandi mvayo mvuyeyo sinifuza gusubirayo, kuko nta n'ikintu nabonye mu buzima cyantera kumva nararikira gusubirayo. Ibyabo byose byari bibi, banywesheje amaraso, bandisha inyama mbisi, bankorera n'ibindi bintu by'amatorutire ntazi ntashobora no gusobanura. Ariko umva nshuti yanjye, ushoboye yizera Imana, asenge, ayubahe. Noneho ubutumwa ugenera abakristo muri iyi minsi cyangwa se n'abatarakizwa ni ubuhe? Ubutumwa nabagenera ni bumwe, ni ubwo gusengesha umwuka iteka, gusenga kandi bagasenga Imana, bakayizera ko Imana ihari kandi ikora ibikomeye. Ni Imana ishyira ikuzimu igakurayo, ni Imana ikenesha, kandi ni Imana ikiza. Urumva, ni Imana itanga umugisha mu mujyi ikawutanga no mu cyaro, ni Imana ivisha izuba ku babi no ku beza. Nihagira umuntu uza kuri Rise Up Media akavuga ni njyewe wa mutipe bita Fredo mwaye ikiganiro, sibyo? Original man mwamuhaye ikiganiro, araza aravuga ngo izuba rivira ababi n'abeza, none njye ndi mubi, dore izuba ryaravuye, ngiye kubona mbona ahantu ndi kandi mpagaranye n'abandi ndi mu gicucu. Njyewe uwo muntu azaze, njyewe mfite ukuntu nzisobanura. Njyewe ku Mana nemera kubambwa, nzabambwe rwose, ko na ba Stefano batewe amabuye. Ndi tayari rwose, ku Mana nemera kubambwa, kuko niba hari ikintu nkunda mu buzima, nkunda Imana buriya kundeba. Nkunda Imana pe, Katonda yubahwe. Urabona ko ubonye uburyo wifunze, biragoye kuba Ya yabibona. nyine ni kwa kundi bajya bavuga ngo none se erega burya abasirikare bose ntabwo bambara teni. Nanjye wasanga ndi muri babandi batambara teni. Hari teni zizwi ku basirikari b'Imana, ngero ndi muri babandi batazambara izo teni mwebwe mubona. Yes, nuko uko bimeze. Noneho tugenda tugana ku musozo, watubwiye ko n'ubundi uri gukora umwuga w'ubuhanzi muri iyi minsi. Ubuhanzi bwawe kuri ubu umaze gukora indirimbo zingahe se? Urasaba iki abakunzi b'umuziki bagukurikirane kuri iyi platform kugira ngo umuziki ukomeze waguke n'ubundi muri rusange? Ni ukuvuga ngo indirimbo maze gukora ya Sekira ni imwe, gusa hari n'abandi bahanzi ngenda mfasha mu kwandika no kubadirectinga wenda igihe turi mu mastudio n'iki. Ngewe Sekira maze gukora ni imwe, gospel zo zigera muri eshanu. Gospel ni eshanu, Sekira ni imwe. Channel yanjye ni Bahati Fred Music, Bahati Fred Official, kuko iyo channel ya Bahati Fred Music narayihagaritse, narayifunze. Ubu nkoresha channel yitwa Bahati Fred Official. Bajyeho bakore subscribe, bakora amashare, amalike n'amakomenti yabo ndayakeneye. Uramutse ubaye udakunze ibyo nakoze, cyangwa se njyewe burya ndi umuntu ukunda gukosorwa, ntago ndi babandi bajya bavuga. Asubu ritari gukompeta na ba DSM, ba Pacifica, n'abahanzi bakorera umuziki hano mu karere ka Rubavu, ritari gukompeta nabo. Iyi si competition nabaye champion. Nicyo nabamenyesha abantu bose, kuko njyewe am original. I'm original man. Ndi Fredo nyiri bibanza, icyo nkora ni umuziki. Sinitaye kumenya ngo baririmbye cyangwa ntibaririmbye, gusa icyiza gihari nuko twese ari njyewe ari nabo ni abahanzi, kandi ikindi kude chapeau ku bahanzi bose bo mu karere ka Rubavu, ndabubaha, nta n'umwe ndi gukompeta nabo, namwe banyakubahwa. Ntawe rwose. Ariko se twahereye tuvuga ubundi kamba ntago ari irya babiri. Twahereye kuri story y'ukuntu wagiye ikuzimu. Ubu aka kanya ntibaravuga ati umuhanzi uvuye ikuzimu niwe tugiye gukompeta. Umuziki si ko uva ikuzimu, ubwo se urumva bakwirirwa baza. Uzi icyo Satani yakoraga ari mu ijuru? Ntacyo mvuze.
umuhanzi uvuye ikuzimu bamwite. oya ntabwo ari ibyo by'umuhanzi uvuye ikuzimu kuko burya ngo niyo uvuye ikuzimu ishimira irashe ahubwo ngewe icyo nkora ni umuziki burya nta kamba rya babiri kandi umwami aratanga ntapfa kuvuga ngo igihe nzaba ntakiri i Rubavu nta kundi nyine Yes, reka tugane ku musozo noneho bakoma akantu kabisa ubumvisha umwimerere w'ijwi ryawe nanone kuko wagiye ubicishamo ariko kanya gahagije nyine ubumvisha ijwi ryawe bacanganyamo utuntu tw'akapera twinshi cyane utuntu tw'utukapera twinshi cyane indirimbo zawe tu twinshi man reka wenda mbakubita akapera k'indirimbo ya ndirimbo bita ntacyo warebyeho wowe bakorera aka mix tu okay kanje nyirizina nk'umuntu uri kuri stage kabisa okay mwihema ry'ibonaniro mu mutuzo dusenga turamya wafashe inzira ndende ujya mu ijuru ku bwacu mbega guca bugufi gutangaje kwawe mwami Mana we kwatumye wururuka uvugana natwe kwatumye wururuka uvugana natwe ntacyo warezeho byose ubibera ubuntu iyo ni ntacyo warebyeho ni gose yes Fredo urumva ko Evan ibintu ni fresh kabisa ubwo reka twebwe nka Rise Up Media TV twifuriza amahirwe masa murakoze cyane abadukurikiye muri aka kanya bumvisha impano yawe hari uri tayari kuba yagufasha yagusapotinga mu muziki wawe ariko ubundi ufite rebo muri iyi minsi kugufasha rebo zirahari zirahari hari abakaraza records hari n'umusore wanjye bita Eddie akora neza cyane akorera hano hafi na Iyerika ni umuhanga cyane mu bintu byinshi bitandukanye hari n'indi rebo iri mu majyepfo yamporopoje kugira amfasha turacyari mu kuganira ngo turebe ko ibintu byagenda neza yes nguko bimeze reka tubashimire cyane mwese mwafashe umwanya wo gukurikirana ikiganiro twatwigirana na Fredo umvishe byinshi cyane yaciyemo umvishe n'uburyo ari gukora ubuhanzi bwe muri iyi minsi wari tayari wakomeza kumushyigikira kuri platform ze zose natwe nka Rise Up Media TV komeza ubane natwe mu nkuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi wowe utarakora subscribe yikandeho ibiganiro byiza byo ni episode